Yesu ashimwe inshuti bakunzi bacu muri hatandukanye, reka tubagezaho inkuru idasanzwe. Ni igitangaza Imana yikoreye, igitangaza cyakwira ku isi yose kugeza muri myaka 5 kikaba kikivugwa kandi kigikomeje kuba igitangaza n'ubundi kuko nta kindi gisa nacyo kiraba ku isi. Ni inkuru ijyanye n'umugore waciye agahigo ko kubyara abana 9 icyarimwe kandi n'ubu bakaba bakiriho. Turagaruka ku buzima bwa Halima Cissé mbere y'igikorwa cyatangaje cyo kubyara abana 9 uko byari byifashe. Turagaruka no ku buzima bwa Halima Cissé uko inda ye yakuraga ndetse igakurikiranwa n'abaganga. Tugende ku rugendo rwo kujya muri Maroc aho ibihugu byafatanije kugira ngo inda y'uyu mubyeyi ibashe kwitabwaho ndetse abyare neza. Tugaruke no ku munsi w'amateka nyirizina, umunsi wo kubyara abana 9 bose. Ni iki gitera umugore wundi gutwita abana benshi kuri uru rwego? Turakigarukaho. Turagaruka no ku buzima bw'abana nyuma yo kuvuka uko babayeho no kugeza ubu. Turaza no kuvuga ku bijyanye n'uko isi yatunguwe n'ino nkuru. Hanyuma rero turaza no gusoreza ku kuntu uyu munsi byifashe. Uyu munsi baratangaza iki nyuma y'imyaka 5 bavutse? Hari ibyo ababyeyi batangaza ndetse turagaruka no ku gihembo bahawe cyo gushyirwa muri igitabo cya Guinness de Record. Ni igitabo cyandikamo ibihanga cyangwa se abantu bakoze uduhigo tutakozwe n'abandi bose ku isi. Uyu nawe akaba yarakoze agahigo ko kubyara abana 9 bose kandi bakaba bameze neza. Kandi babigerageje bose bana bahitaga bita Imana, baravugaga ariko bakita Imana. Ubu ngubu rero bikaba byarabaye amahire kugeza uyu munsi. Hanyuma bakaba bagiye no gutangira ishuri. Rero turaje tubibereke n'amafoto mwagiye muyabona, turagenda tubereka nande atandukanye y'ubuzima bwabo. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo dufatanye gushima Imana kubw'iki gitangaza Imana yakoze. Ariko kandi tujye tubagezaho n'amakuru yandi yijyanye na gospel ndetse n'iyo mukamana n'ivugabutumwa, ibiganiro, ubuhamya n'ibindi byose bitandukanye bigarurira abantu kuri Kristo cyangwa se biha agaciro Imana mu bantu. Ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Mu mateka y'isi habayeho inkuru nyinshi zidasanzwe kandi zatumye abantu batangara, ariko inkuru ya Halima Cissé wo muri Mali, ni mu gihugu cya Mali, yabaye imwe mu nkuru zasakaye cyane mu isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 uyu mugore wari ufite imyaka 25 y'amavuko yibarutse abana 9 icyarimwe. Ibintu byafashwe nk'igitangaza mu rwego rw'ubuvuzi ndetse bikinjira mu mateka y'isi. Halima Cissé ntabwo yari asanzwe azwi, ariko nyuma yo kwibaruka abo bana yahise aba umuntu w'ikirangirire uvugwa mu migabane yose. Ibinyamakuru bikomeye byamwanditseho ku isi yose, radio, televiziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga byatangiye kuvuga Halima Cissé. Si Halima Cissé ahubwo n'umuryango we muri rusange. Abantu benshi rero bibazaga uko bishoboka ko umugore umwe yatwita abana benshi bene ku kageni kandi bose bakavuka ari bazima. Iyi nkuru ntabwo yagaragaje gusa ubudasa bw'inda ya Halima Cissé, ahubwo yagaragaje imbaraga z'umugore, ubwitange bw'abaganga, iterambere ry'ubuvuzi ndetse n'uburyo ibihugu bishobora gufatanya mu kurengera ubuzima bw'abaturage, ariko kandi tuturengagije ubuhambare bw'Imana ikora ibitangaza benda aka kageni, kuko nituma batwita igatuma babyara. N'ubwa mbere ari itumye havuka abana 9 kandi bakavuka ari bazima kandi bakavuka bafite ubuzima bwiza, bakanabaho neza kugeza mu myaka 5 benda gutangira ishuri. Reka tugaruke ku buzima bwa Halima Cissé mbere y'igikorwa cyatangaje cyo kubyara abana 9 icyarimwe kandi bakaba bazima. Halima Cissé yavukiye kandi akurira muri Mali, igihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba bwa Afurika. Yari umugore usanzwe ubana n'umugabo we Kader Albi, ndetse bari bafite umwana umwe w'umukobwa mbere y'iyo nda y'amateka. Ubuzima bwabo bwari nk'ubw'abandi, nk'ubw'indi miryango myinshi yo muri Mali. Kader Albi yakoraga akazi mu gisirikare cyo muri Mali, gikora mu gice cy'amazi cyangwa kijyanye n'amazi, marine. Mu gihe Halima Cissé yitaga ku rugo rwabo, nta muntu wari uzi ko uyu muryango wari ugiye kuba icyamamare ku isi yose kubera igitangaza Imana yari igiye kubakorera. Mu ntangiriro z'iyinda, Halima yatangiye kubona impinduka zidasanzwe mu mubiri we. Inda yakuraga cyane kurusha uko byari bisanzwe ku bagore benshi. Yagiraga umunaniro ukabije, kubabara umugongo no kugorwa no gukora imirimo isanzwe. Ubwo yajyaga kwa muganga, abaganga batangiye gukeka ko ashobora kuba atwita abana benshi. Nyuma yo kumucisha mu byuma bya ecography, bamubwiye ko atwita abana 7. Iyo nkuru yahise itangaza benshi kuko kubyara abana benshi icyarimwe bibaho gake cyane ku isi. Mu
Mu gihe inda rero yagendaga ikura, abaganga bakomeje gukurikirana Harimasise buri gihe, basobanura ko rero gutwita abana benshi bishobora guteza ibibazo bikomeye ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'abana atwite. Harima yagombaga kujya kwa muganga kenshi kurusha abandi bagore batwite. Yapimwaga umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'imikurire y'abana. Abaganga babonaga ko iyo nda ifite uburemere budasanzwe. Mu mezi yakurikiyeho ubuzima bwe bwatangiye kujya mu kaga. Kugenda byaramugoraga, guhumeka bikagorana, ndetse rimwe na rimwe akababara cyane. Abaganga ba Marie babonye ko ibitaro byabo bishobora kutagira ubushobozi buhagije bwo kumufasha igihe cyo kubyara kigeze. Nibwo leta ya Marie yafashe icyemezo cyo kumwoherereza muri Maroc kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere bafite ibikoresho bihagije, by'umwihariko bazobereye mu kubyaza abantu bafite inda zidasanzwe. Iki cyemezo cyafashwe nk'ikintu gikomeye cyane kuko cyagaragaje uburyo leta yashakaga gukemura no kurengera ubuzima bw'uyu mubyeyi n'abana be ngo bigende neza. Reka tuzigaruke ku rugendo rwo kujya muri Maroc rero. Mu kwezi kwa Werurwe 2021, Harimasise yajyanywe muri Maroc. Ageze mu bitaro byo mu mujyi wa Casablanca, aho yakiriwe n'abaganga b'inzobere mu kwita ku bagore bafite inda zidasanzwe. Aho niho yatangiye gukurikiranwa bya hafi buri munsi. Yashyizwe mu cyumba cyihariye kandi abaganga bakamwitaho amasaha yose bamusimburanaho. Nubwo ibizamini byose byagaragaza ko abana ari 7, abaganga bamwe batangiye kubona ko inda ishobora kuba irimo abana barenze 7 kurushaho. Ubwo inda yagendaga ikura, Harimasise yakomezaga kugira ibibazo byinshi by'ubuzima. Hari igihe byamusabaga kuruhuka amasaha menshi ku munsi kubera uburemere bw'inda. Muri icyo gihe umugabo we Kader Albi yakomeje kumushyigikira cyane ndetse ashima abaganga bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umugore we n'abana bakomeze kubaho amahoro. Inkuru y'umugore yakomeje gukwirakwira isi yose. Abantu benshi bakurikiraga uko bimeze, bakurikira uko ubuzima bwe buhagaze. Bamwe bagasaba Imana ko yazafasha uyu mugore kubyara neza. Reka tugere ku munsi w'amateka rero, umunsi nyirizina wo kubyara. Ku itariki 9 Gicurasi 2021 nibwo habaye igitangaza cyatangaje isi. Imana yari ishyize ku isi. Harimasise yinjiye mu cyumba cyo kubagwamo cyangwa cyo kubagirwamo kugira ngo abyare. Abaganga bari biteguye kwakira abana 7, ariko ibintu byahise bihinduka ako kanya ubwo batangiraga kubaga. Basanze harimo abandi bana 2 batari bigeze bagaragara mu bipimo bya ecography mbere. Harima yabyaye abana 9, abakobwa 5 n'abahungu 4. Iyo nkuru yahise itungura abantu bose kuko byari bibaye bwa mbere mu mateka y'isi ko abana 9 bavukira icyarimwe kandi bose bakabasha kubaho. Abana bose bavukanye ibiro bike cyane kuko inda yari ifite ibyumweru 30 gusa, kandi ubusanzwe inda igira ibyumweru 40. Bamwe bahise rero bashyira mu byuma, bamwe mu bana bahise bashyirwa mu byuma bibafasha guhumeka no gukomeza ubushyuhe bw'umubiri. Abaganga batangaje ko icyo gikorwa cyari gikomeye cyane kandi cyabasabye ubwitange budasanzwe bw'abaganga kugira ngo babashe kubitaho, kwita kuri uwo mubyeyi ndetse n'abana be. Si abaganga gusa ahubwo n'abaforomo ntabwo bari borohewe, barashyashyanaga kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'abana bugende neza. Minisitiri w'ubuzima muri Marie yatangaje ko umubyeyi n'abana bose bari bameze neza. Ibintu byashimishije isi yose. Ntabwo byari bikiri igikorwa cy'umuryango ko byara, ahubwo byari igikorwa cya leta. Atari leta yonyine gusa, ahubwo byari igikorwa cya leta ya Maroc ndetse na leta ya Marie. Ariko kandi ntabwo aho byagarukaga ku isi yose yari ihangayitse. Abantu benshi bari bazi inkuru bahangayitse, basenga cyane, abandi bategerezanya amatsiko kumenya uko biza kugenda. Ubundi niki gitera umugore gutwita abana benshi? Gutwita abana benshi icyarimwe ni ibintu bibaho cyane. Gutwita abana benshi icyarimwe ni ibintu bitabaho kenshi. Abahanga mu buvuzi bavuga ko hari impamvu zitandukanye zishobora gutera umugore gutwita abana benshi. Impamvu ya mbere bahurizaho ni uko umugore ashobora kurekura amagi menshi icyarimwe mu gihe cyo gusama. Mu buryo busanzwe umugore arekura igi rimwe gusa buri kwezi, ariko kandi hari igihe umubiri ushobora kurekura amagi menshi maze yose agasama icyarimwe. Bivuze ngo intangangore ebyiri cyangwa nyinshi zigahora n'intangangabo kuko ziba zasohotse icyarimwe n'ura nyinshi. Intangangabo icyo
bityo rero zahora zose ubwo bitewe n'intangangore zitegereje abana bakaba bavuka ari benshi. Hari kandi uburyo bwo gufashwa gusama buzwi nka IVF, in vitro fertilization, aho abaganga bashobora gushyira intanga nyinshi muri nyababyeyi kugira ngo bongere amahirwe yo gusama. Ibi nabyo bishobora gutuma habaho inda y'abana benshi. Abaganga bavuga ko inda nk'iya harimasise iba ifite ibyago byinshi cyane. Umubyeyi ashobora kugira ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubura amaraso cyangwa kubyara igihe kitaragera. Ku bana nabo bishobora guteza ibibazo byinshi kuko akenshi bavuka batagejeje igihe. Abana bavuka mbere y'igihe rero bashobora kugira ibibazo byo guhumeka, indwara ziterwa n'ubudahangarwa buke ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima bitandukanye. Niyo mpamvu abaganga bakurikirana cyane abagore batwite abana benshi. Ubuzima bw'abana rero nyuma yo kuvuka ni ubuhe? Nyuma yo kuvuka abana ba harimasise ndetse n'umugabo we bagombaga gukomereza kwitabwaho cyane. Muri Maroc bamwe bamaze amezi menshi mu byuma bibafasha gukura neza. Kwita ku bana 9 icyarimwe ntabwo byari byoroshye. Byasabaga amata menshi, imiti ndetse n'abaforomo benshi bahoraga babakurikirana. Abaganga bo muri Maroc batangaje ko abo bana bagendaga batera intambwe yo gukura no kumererwa neza buhoro buhoro. Buri kwezi bagiraga ibiro bishya biyongeraho kandi ubuzima bwabo bukarushaho gukomeza kugenda buba bwiza. Mu mwaka umwe gusa abana bose bari bamaze gutangira gukambakamba ndetse bamwe batangira kugenda. Iyo nkuru yongeye gutangaza isi kuko abantu benshi bari bafite impungenge ko bamwe bashobora kutabasha kubaho. Se wabo, ndavuga se w'abana nyine bavutse uko ari 9, yavuze ko kubitaho bisaba imbaraga nyinshi ariko ko ari umugisha ukomeye ku muryango wabo. Isi yatunguwe n'inkuru ya harimasise. Nyuma y'iyo mbyaro rero harimasise yahise aba umuntu uzwi cyane ku isi yose, abikimenya bose, inyamakuru byinshi mwandikaho ndetse n'abantu benshi batangira gukurikirana ubuzima bwe. Abantu benshi bafashe iyo nkuru nk'igitangaza cy'Imana. Hari abavuze ko ari ikimenyetso cy'icyizere n'imbaraga by'umugore cyangwa se umugore akwiye guhabwa. Leta ya Mali ndetse n'ubwami bwa Maroc byakomeje gufasha uyu muryango. Abaganga rero b'abaforomo ndetse n'abandi baterankunga bakomeje kwita kuri uyu muryango bafasha aba bana kugira ngo bazakure neza. Iyo nkuru rero kandi yatumye abantu benshi bongera kugirira icyizere abaganga n'iterambere ry'ubuvuzi aho rigeze uyu munsi ko rishobora gukora ibintu bikomeye bikera bitabashaga gukoreka. Inkuru ya harimasise ni imwe mu nkuru zidasanzwe zabayeho mu mateka y'isi. Kuba yarabyaye abana 9 icyarimwe kandi bose bagakomeza kubaho ni ibintu byatangaje abantu benshi ku isi. Iyi nkuru yerekanye ko ubuzima bushobora gutungura abantu ndetse ko ubushobozi bwa muntu bushobora kurenga ibyo benshi batekereza. Iyi nkuru yagaragaje kandi ko akamaro k'ubuvuzi bugezweho kigaragaza cyane. Ubufatanye bw'ibihugu ndetse n'imbaraga z'umugore nabyo biyongera kugarukwaho cyane. Uyu munsi harimasise n'umuryango we bakomeje kuba isoko y'icyizere ku bantu benshi. Inkuru yabo izakomeza kwibukwa nk'imwe mu nkuru zidasanzwe zabayeho mu mateka y'abantu. Uyu munsi rero harimasise n'abana b'9 n'umugabo we, ukongeraho n'umwana umwe nyine wa 10 bari barabyaye mbere, babayeho neza kandi bitabwaho n'impande zitandukanye yaba ari leta ndetse n'abantu b'abaterankunga batandukanye. Ntabwo ari aho byagarukiye gusa, ahubwo nyuma yo kwamamara kw'ino nkuru bahawe igihembo. Uyu muryango wahawe igihembo cya Guinness de Record. Ni igihembo kigaragara mu ifoto twagiye tubereka. Igihembo bahawe byo guca agahigo kubyara abana benshi icyarimwe kandi bose bakabaho. Kuko uyu munsi harimasise agaragaza ko abana be bayeho neza kandi bameze neza ndetse biteguye no gutangira ishuri mu minsi ya vuba. Bikaba ari ibintu bishimishije cyane, yaba mu muryango ubwawo ndetse igihugu cya Mali, Maroc ndetse n'abandi bantu ku isi babasha kumva ino nkuru. Bose bafatanya gushima Imana ko yagize neza ikabakorera igitangaza kingana uko, ikagaragaza ko hari ibintu bibwira ko bidashoboka kandi mu by'ukuri bishoboka, kubera yuko Imana yashimye ko ibintu biba biraba kandi bikaba mu buryo budasanzwe. Gusa ntabwo tujye tubabwira aba bana amazina yabo n'ayahe, nubwo mwabonye amasura yabo tukabwira amateka yabo no kuri inkuru yabo yamaye kuba bavutse kugeza uyu munsi. Nubwo abantu benshi bavuga ko abana batizeye ko bazabaho, bikomeje kubayobera kubera yuko uyu munsi bariho neza kandi barakura. Nawe uko bareba ku mafoto urabona ko ari abana bashimishije,
ubabona batambuka urabona yuko ari abana basanzwe nk'uko n'abandi bana bavutse ari umwe cyangwa babiri baba bameze, nta kibazo na kimwe ubona bagaragaza. Abana rero barimo abahungu 4 aribo Mohamed wa 5, ubwo gatandatu ubwo yitiriwe izina ry'umwami wa Maroc kuko ariho yabashije kuvukira. Hakaba n'uwo bita El Haji Omar ndetse na Bah, n'abakobwa 5 aribo Khadija, Fatuma, Hawa, Adama ndetse na Umo. Bose hamwe rero baciye agahigo ku isi ko kuba aribo bana benshi bavukiye icyarimwe kandi bakabasha kubaho. Ejo bundi wari umunsi w'amavuko bawizihije mu buryo bworoheje bari kumwe n'ababyeyi babo Halima Sese ndetse na Abdelkader Arbi ndetse n'umuvandimwe wabo mukuru ufite imyaka 7, uwo ni imfura nyine y'uno muryango. Amafoto mashya yasohowe agaragaza abana bamaze gukura cyane, bambaye imyenda isa kandi bishimiye, bigaragara buri wese afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Muri aya mafoto kandi nyina agaragara yishimye cyane afashe mu ntoki ikintu cya Guinness World Record kigaragaza ngo yaciye kuko umugore wa mbere ku isi ubyaye abana benshi cyane kandi bakabaho neza. Nyina w'abana rero Halima yavuze ko abana be bameze neza cyane, bafite ubuzima bwiza kandi bakaba bafite ibyishimo. Agize ati abana banjye bameze neza cyane, bafite imbaraga kandi barishimye, turashima Imana ko bakura neza umunsi ku wundi. Yongeyeho ko ubu bagiye gutangira ishuri, intambwe ikomeye kandi ishimishije ku buzima bwabo. Ati turi gushyira imbaraga mu burezi bwabo ariko nanone tukabaha umwanya uhagije wo gukina no kwishimira ubuto bwabo. Nubwo rero kubyara abana 9 icyarimwe ushobora guteza ibibazo mu buryo bwo gusaranganya ibintu n'urukundo rw'ababyeyi ku bana, harimo avuga ko abana be bakundana cyane. Ati barakundana cyane kandi bakunda gukinira hamwe, nubwo rimwe na rimwe bagira utuntu duto two gushwana ariko bafite ubumwe n'urukundo rudasanzwe. Yasobanuye kandi ko abana buri umwe afite imico ye yihariye, hari abarangwa n'imbaraga nyinshi n'amarangamutima mu gihe abandi batuje kandi bakunda kwitegereza cyane kurusha kuvuga. Abana rero bavutse ku itariki ya Gicurasi 2021 bavukira mu gihugu cya Maroc nk'uko twabibabwiye, niho nyina ajyanwe kuvurirwa. Ni abana badasanzwe kandi ni abana bagaragaza icyizere cyo kubaho mu myaka yindi iri imbere cyane, ko uko babona batambuka muri video twaberetse biragaragaza ko ari abana rwose bafite icyizere cyo kubaho neza. Reka natwe tubifurize kubaho neza. Ariko inshuti bakunze bacu, Imana iracyakora, Yesu aracyari mu kazi, Imana iri mu mirimo ikomeye cyane. Ni ibitangaza kuko nanjye ubwanjye sinumva ukuntu bishoboka, ariko urebye ifoto y'inda y'uriya mubyeyi ukuntu yanganaga uhita ubona kuko n'ubundi yatwita abana benshi bishoboka. Ariko dushima Imana yuko nyine yamuhaye kubyara neza. Mu gihe tuvuga ngibi hari indi nkuru nanone y'umubyeyi wabyaye abana benshi muri Ethiopia. Iyo nayo nyine nayo nubwo atari benshi nk'abo uyu nguyu, ariko nabo ni benshi kandi we yabyaye amaze imyaka 12 yose atarabona umwana, none yamaze kubyara abana barenze 4 rwose. Manze 5 ntago nakurikiye neza, nabirabutsweho gato ndimo njya ku kazi. Hanyuma rero reka tubashimira aho muri hose hatandukanye. Murumva ko impamvu zo gushima Imana ari nyinshi cyane, yaba ari kuri kubibabaho ubwanyu ndetse no kubiba ku bandi. Reka mbashimire ko mwabanye natwe. Njye Dibore Noel, kandi subscribe, like, share na comment. Imana ibahe umugisha.